Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni umumama wanyu bakunda cyane Solange, mbihora ubifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbifuriza amahoro aturutse ku Uwiteka Imana yacu. Yesu nashimwe cyane. Nk'uko bisanzwe dukomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari ababa babuze ababo, hari abarwayi, hari abafite izindi ntambara zindi zitandukanye. Muri iyi si niko bimera, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, ibihe bihora bisimburana, ni ukuri. Ariko ku Mana honyine niho mwabona amahoro, ku Mana honyine niho mwabona imbaraga zababashisha gusohoka muri ibyo bihe bikomeye bikomereye imitima yanyu amahoro. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, basharinga, batera komenti ndetse banaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe imigisha myinshi. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero, nk'uko bisanzwe njya nkunda kubabwira ngo bakristo bene data, umukristo w'ukuri n'uba utunze Bibiliya, kuko iyo utunze Bibiliya uba utunze ijambo ry'Imana. Iyo ufite Bibiliya uba ufite byose muri wowe, kandi kuyitunga ntabwo bivuze ngo ni ukugenda ukayibika. Nimusome mwumve icyo umwuka atubwira, nimusome Bibiliya musobanukirwe icyo Imana idushakaho. Yesu nashimwe cyane. Reka tubanze dusenge Imana rero, tuyihe ikaze n'akaribu kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana dusukuye imitima yacu. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye ko uri Imana idukunda urukundo ruhebuje, ngushimiye ko twitaho uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ubugingo. Abakunzi ba Ruyenzi TV bagiye kumvira ijambo, reka rigire aho ribakura kandi rigire aho ribageza, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuguhaye ikaze Mwami wanjye, tuguhaye ikaze Yesu mwiza, tuguhaye ikaze Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe cyane. Rero muri iyi minsi, maze iminsi nibaza, nkatekereza, nkibaza, hari igihe umuntu abaho akumva neza neza ijwi ry'Imana ntakiryumva. Yesu nashimwe. Ukikontorora, ukajyana amaso hirya, umutima ukawuzengurutsa, ariko ukumva ntucyumva ijwi ry'Imana. Ese biba byatewe n'iki? Yesu nashimwe. Reka twinjire muri Bibiliya rero, twumve impamvu ibaho ituma umuntu atajya yumva. Hari igihe kigeraho ukumva ijwi ry'Imana ryaragiye kuri wowe. Yesu nashimwe cyane bakunzi ba Ruyenzi TV. Reka dusome muri Yesaya 59 umurongo wa 2. Yesaya 59 umurongo wa 2 haravuga ngo, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma dukomeze mu Migani 3 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Imigani 3 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7 haravuze ngo, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Amina. Yesu nashimwe cyane. Nibyo nari ndimo kubabwira ngo hari igihe ujya wumva neza ijwi ry'Imana ryaragiye, utacyumva ijwi ry'Imana. Icyo gihe rero uba wumva utacyumva ijwi ry'Imana, jya wisuzuma, wikontorore muri wowe, utekereza uti ariko se hari ubusabane ngifitanye n'Imana yanjye? Yesu nashimwe. Hari icyaha naba narakoreye Imana gituma yaranteye umugongo? Yesu nashimwe. Ariko
iyo wikontoroye hari ibintu byinshi muri iyi si birimo gutuma tutumva ijwi ry'Imana. Tugeze mu bihe turimo kwirebaho cyane, tukirebaho cyane kurusha uko twareba ku Mana. Yesu nashimwe. Tukareba ubuzima, tuba mu buzima bw'urusaku, tuba mu buzima burimo imirimo myinshi. Hari imirimo myinshi dukora, kandi iyo mirimo koko tugomba kuyikora kugira ngo tubeho. Hari inshuti tuba twahaye umwanya kurusha uko wahaye umwanya Imana. Yesu nashimwe. Akenshi duhora ku ma social media, ukabona umuntu ahumva umutima afokasinze kuri social media kurusha uko wafokasinga ku Mana yawe. Yesu nashimwe. Ibyo rero bituma Imana yacu tutayiha umwanya, ngo tuyihe umwanya muri twebwe. Imana yururuka ituyobore. Icyo gihe rero ntabwo uzumva ijwi ry'Imana. Kugira ngo wumve ijwi ry'Imana ni uko uyiha umwanya, ugasoma ijambo ryayo, ukahora uyitakambira, ukahora uyinginga, kandi ukitandukanya n'ibyaha, ukava mu byaha. Niko mwene data mukristo mukunzi wa Ruyenzi TV, urumva wowe ushishoje, urumva wikontoroye, uri mu byaha wakumva ijwi ry'Imana? Ntabwo bishoboka. Uri mu byaha ntabwo wakumva ijwi ry'Imana, uri mu by'isi ntiwakumva ijwi ry'Imana. Iby'isi turabikeneye nibyo, ariko nanone nimureke duhe Imana umwanya, tugire umwanya duhe Imana. Yesu nashimwe. Ntitwishingikirize ku bwenge bwacu, kuko ubwenge twabuhawe n'Imana. Yesu nashimwe. Rero ntiwumve ko ubwenge bwawe, ntumve ko imbaraga zawe arizo zirimo kukugeza kuri ibyo bintu byose ugezeho. Oya, ahubwo ubwenge wahawe n'Imana, kandi ukongeraho no kuyubaha, ndetse ukongeraho no kuyicira bugufi. Ibyo nibyo bizatuma Imana ihorana nawe. Yesu nashimwe. Imana igahora ikwishimiye, igahora ikuganiriza, igahora ikubwira ngo mwana wanjye genda gutya. Yesu nashimwe. Kandi burya nanone kudasoma ijambo ry'Imana ni bibi. Musome ijambo ry'Imana bakristo bene data. Ijambo ry'Imana rirakuyobora, ijambo ry'Imana rikwereka inzira ukwiye gucamo. Bibiliya niyo mpamvu buri gihe nkunda kubabwira ngo umukristo udatunze Bibiliya ntago nzi ukuntu yaba ameze. Iyo ufite umubabaro ugasoma Bibiliya, ni ukuri wumva wujujwe, wumva ugize imbaraga. Iyo urimo kurira ugasoma Bibiliya, amarira arakama, kuko muri Bibiliya harimo ibihumurizwa. Yesu nashimwe. Muri Bibiliya harimo ibintu byose byo muri iyi si turimo kwirukanka dushaka. Ese wibwira ko iby'isi wabibona ni byiza rwose ukahirwa mu buzima, ariko ni ukuri bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, udafite Kristo muri wowe, udafite Imana muri wowe, ni ukuri nta kintu byaba bikumariye, nta mahoro yo mu mutima waba ufite. Yesu nashimwe. Ariko uzumva iyo ufite Kristo, uzumva iyo wiringiye Imana yawe, niyo uri mu bigeragezo, ntabwo biha umwanya munini ugera ukavuga uti Imana yanjye irahari, Yesu wanjye arahari arandwanirira. Ukumva muri wowe uratuje, ukumva muri wowe ugize amahoro. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, nimureke tuve mu bidafite umumaro, dutumbire Imana yonyine. Muri iyi minsi Imana irashaka ko tuyiyegereza. Muri iyi minsi Imana irashaka ko tuyishaka. Ntabwo mbabwiye ngo mureke gushaka iby'ubuzima, oya, ariko nimubishake, ariko mushyireho no gushaka Imana, no kwegerana n'Imana, no gusabana n'Imana, ukagirana ubusabane n'Imana yawe. Imana akaba ariyo ukuyobora muri ibyo bintu ufite ibyo urimo gushaka. Yesu nashimwe. Bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri iyo washatse Imana murayibona, ariko iyo wayiteye umugongo nayo igutera umugongo. Iyo uri mu byaha nayo igutera umugongo, ariko iyo ugarutse, cyo nkundira Imana, iyo ugarutse irakwakira. Yesu nashimwe cyane. Ngo Yesu ngo yasize intama 99 ajya gushaka intama imwe yazimiye. Iyo ugarutse, Yesu nashimwe, Imana irakwakira. Ni Imana idukunda, ni Imana ifite urukundo, ni Imana idukunda itagize icyo yitayeho.
bakunzi ba Ruyenzi TV, nimureke mbere ya byose dushyire Imana imbere, dutumbire Kristo, niwe buye rikomeye, niwe rutare tugomba kwishingikirizaho. Muri iyi minsi udafite Imana, ni ukuri bakunzi ba Ruyenzi TV, sinzi ko hari naho wakwigeza. Yesu nashe, naho watunga ibya mirenge, udaha umwanya Imana yawe, ni ukuri nta kintu byaba bikumariye. Mureke dutunga Imana, nimureke twiyegereza Imana, nimureke dusenga ubudasiba, turirire Imana, dutakambira Imana. Imana iyo uyitakambiye, Imana iyo uyiterese iraza. Erega nayo ikunda keya. Yesu nashimwe. Nkuko natwe dukunda keya, n'Imana ikunda keya. Ikunda umuntu yinginga. Uzarebe iyo winginze umuntu, aragukunda, arakumva. N'Imana nayo rero ibishaka ngo uyinginge. Yesu nashimwe. Kuko noneho iyo Imana uyinginze ikakumva, yo ni ibintu biryoshye n'ukuri. Haleluya. Bakunzi ba Ruyenzi TV, mbifurije kumva ijwi ry'Imana. Uhora uharanira kumva ijwi ry'Imana. Erega ijwi ry'Imana ni umutimanama wawe. Ni umutimanama wawe. Ntavuga ijwi ry'Imana ngo wumve uzumva ngo oya, ni umutimanama wawe. Uzarebe hari igihe ujya gukora ikintu ukumva umutima urakubuza. Yesu nashimwe. Ukumva umutima urakubwiye ngo iki kintu wigikora, ariko waforsa wagikora ugahuriramo n'ibibazo, ugahuriramo n'ibyago. Uwo ni umutimanama wawe, ari wowe Umwuka Wera uba ufite. Yesu nashimwe. Twese dufite Mwuka Wera, ariko se tujye twemerera Mwuka Wera ngo atuyobore? Yesu nashimwe cyane. Bakunzi ba Ruyenzi TV, mbifurije kumva ijwi ry'Imana, mbifurije kuyoborwa n'Uwiteka Imana yacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, urindeho kandi uzahoraho. Tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe tugirira. Tugushimiye ko twitaho uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana, nsengeye abakunzi ba Ruyenzi TV, Mwami wanjye Yesu wanjye, niwururuke ubaganirize, niwururuke ubabwire ibyo ubifuzaho, niwururuke ubaha imbaraga zo kugushaka, niwururuke ubarengere, urengere imitima y'abababaye, niwururuke urengere imitima adafite shinge na rugero, niwururuke ureme amateka mashya ku buzima bwabo. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Niwururuke ku buzima bw'abakunzi ba Ruyenzi TV, niwururuke uhindure ubuzima, niwururuke utange icyerekezo cy'ubuzima, niwururuke utange Mwuka Wera, niwururuke Kristo ku bakunzi ba Ruyenzi TV. Ngaho nuganze nutegeke, ukomeze kubana natwe, ukomeze kuturira ndetse no kutwitaho. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Yesu nashimwe cyane. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda, kandi nkomeje kwinginga nsaba abantu ngo bakomeze kudutera inkunga, bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana. Dufatanye kwamamaza ijambo ry'Imana, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, ndetse mukomeze no kuduhamagara muduha ibitekerezo. Amina.